Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahiriza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Muri iki cyumweru tuzaganira ku kuba abantu b'umwuka. Reka rero dutangire dusenga. Imana yacu, Imana yuzuye urukundo n'imbabazi, tugushimiye amahirwe uduhaye yo kumva ijambo ryawe. Nyemera Mwuka Wera aduhishurire icyo watugeneye ndetse anatubashishe kwakira iby'ubwo butumwa bwiza, ndetse tubashe no kubaho nk'uko ubwo butumwa bwiza twagenewe buri. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kuri uyu munsi wa mbere turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8:9. Aranditse ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Nk'uko nari mbivuze, iki cyumweru tuzaganira ku kuba abantu b'umwuka. Nta rero yavuze ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Imana yacu tugirire neza. Kuba umuntu w'umwuka wera, umwuka wera agira abantu be, kimwe n'uko kamere nawe agira abantu be. Ubwo wemereye umwuka wera guhinduka uwe, ubwo ubarirwa mu be. Ariko iyo utarabyemera ukomeza kubura uwa kamere. Umwuka wera agira abantu be, kimwe n'uko kamere nawe agira abantu be. Imana yacu tugirire neza. Igihamya kuri uwo mwuka wera ni uko umwuka wera aguturamo kandi akakuyobora muri byose. Iyo wamwemereye akaguturamo akakuyobora muri byose, uba uri uwe pe, uba uri uwe rwose. Imana yacu tugirire neza. Kamere nawe rero agira abantu be, ni abamwemereye ko abakoreramo. Kamere ni iki? Kamere ni wowe wanyawe, ni urwa ruhurirane rw'ibyo ukunda n'ibyo wanga, ni ya mahame yawe, ni ya miterere yawe, uko kuntu uri nyine, uko kuntu uri donatira, iyo miterere yawe, uko kuntu uri burya nibyo bita kamere. Rero hariho abantu bayoborwa mu buryo bubiri, twabyita nka moteri. Moteri imwe ni mwuka wera ishobora gukorera muri uyu mubiri twambaye. Indi moteri ariyo naturelle tuvukana ni moteri ya kamere. Iyo moteri ya kamere rero nimbi, ituyobora mu bintu bibi byose, ituyobora mu bintu byose Imana yanga, ituyobora mu gukora nabi iyo kamere. Kugira ngo rero ubu umwuka bisaba ngo wegezeyo ya moteri mbi ya kamere, wakire moteri y'umwuka wera w'Imana. Iyo ngiyo niyo ituyobora mu by'Imana, niyo ituyobora mu by'Imana ikunda, mu by'ukuri byose. Imana yacu tugirire neza. Iyo kamere yo ni umwanzi w'Imana, ntishobora kukuyobora mu bintu Imana ikunda. Ikuyobora mu bintu by'irari ry'isi, ikuyobora mu bintu by'ibyaha, ikuyobora mu bintu bibabaza Imana, ntishobora kukuyobora mu bintu byiza. Mbifurije kuba abantu b'umwuka wera, abantu bakiriye moteri nshyashya yitwa mwuka wera, abantu umwuka wera ayobora. Imana yacu tugirire neza. Uko nari mbivuze, muri isi bamwe bayoborwa n'umwuka w'Imana, abandi bakayoborwa na kamere yabo. Ariko woweho ikigukwiriye ni ukuyoborwa n'umwuka wera w'Imana, ya moteri yitwa mwuka wera w'Imana, ya moteri uri naturelle wavukanye, ya yindi y'umwimerere wavukanye ya kamere. Iyo ngiyo ni mbi, ikuyobora ahantu habi. Hitamo moteri nziza ariyo ya Kristo Yesu, izi gukoreremo. Imana yacu tugirire neza. Aba ari iyobora uwo mubiri wawe. Nuyoborwa na mwuka wera uzagera ku byiza bikwiriye. Uzakora, uzavuga neza bikunde, uzatekereza neza bikunde, uzakora ibyiza nk'uko bikwiriye abana b'Imana. Mwifurije kuba umuntu w'umwuka wera, umuntu wa mwuka wera, umuntu umwuka wera baramubi. Urakoze cyane. Nubwo butumwa nari ngufitiye uyu munsi, kuba umuntu w'umwuka wera. Ikintu gihamya kuri uwa mwuka wera ni uko mwuka wera atura muri wowe kandi agakorera muri wowe, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ngabo umwuka ngo muraba umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Umwuka wera ntimushobora kubana atemera ko akuyobora, kuko ni umuyobozi. Kugira ngo rero ubuwe bisaba ko mubana ukemera yuko akuyobora. Urakoze cyane. Ubu umwuka ubiharanire uyu munsi, uharanire ko ubu umwuka. Akazi kawe wemere umwuka wera akuyobora uko ukwiriye kugakora. Ya moteri ya mwuka wera wemere ikuyobore. Ubu by'urugo rwawe, uri no mu nzira, aho uba, abaturanyi, abo mukorana, abo mwigana, niba uri umunyeshuri, wemere uyoborwe na mwuka wera. Iyo moteri yindi ya kamere uyegezeyo, abo umwuka batuwemo na mwuka wera kandi arabayobora. Urakoze cyane. Yesu aduhana